Muraho neza, tugiye kubereka uko ufungura akawunti muri Delta Mining. Ni application ya Delta ikorerwamo mining. Nk'uko bisanzwe rero, niba uri mushya kuri uru rubuga, kora subscribe, ukore share, ubigeze no kuri bagenzi bawe. Ikindi, Rifa ID y'iyi application murayisanga muri explication y'iyi video, niho muza gusanga Rifa ID. Tudatinze rero, reka twinjire muri application. Application ni iyi, ni Delta nk'ibisanzwe, niyo dushaka kugira ngo tubereke. Ni iyi ngiyi, uraza uyifungure. Numara kuyifungura, ikintu uri bukore ni uguhita ushyiramo izina ry'igihugu. Izina ry'igihugu rero ukanda hano. Hari abashobora kuba batabibonye, reka mbereke aho ukanda. Uraza ugakanda ahangaha. Nizere ko mwahabonye. Noneho wamara kuhakora bakwereka ibihugu byinshi. Kubera ko turi mu Rwanda, urahitamo igihugu cy'u Rwanda. Noneho nurangiza baragusaba nomero ya telefone. Biba byiza iyo ushyizemo nimero ya telefone iri muri iyo telefone uri gukoresha, kugira ngo bitaza kukugora kubona nomero winjizamo. Ubwo rero ikintu ukora, ushyiramo nomero ya telefone. Kubera ko ari mu Rwanda, ushyiramo nomero nyine isanzwe yo mu Rwanda. Urabona, iyo ukanze aho gushyiramo nimero, bahita bakwereka aho uyishyiriramo. Reka rero dushyiremo nimero. Murabona ko nayishyizemo nomero. Noneho igihita gikurikiraho ushyiramo Rifa ID. Rifa ID aba ari itegeko kuyishyiramo kugira ngo bigushobokere gukomeza kuri step ikurikiraho. Rifa ID rero ushyiramo iyi ngiyi muri description, ndibuze kuyibashyiriramo, cyangwa n'ahariya handikirwa comment. Ni iyi ngiyi DB 6 VWN U5 LKG 6E. Iyo umaze kuyishyiramo rero, bakubaza nickname. Ushyiramo izina ushaka, si ngombwa iryanditse ku ndangamuntu yawe. Wenda reka dushyiremo Jado. Iyo umaze kurishyiramo rero, ukora kuri next step, ugategereza. Ahangaha rero kiba gikurikiyeho, ukanda ahangaha kugira ngo ukomeze nanone. DSMS verification niho ukora. ugakora ahantu handitse ngo get.
aha niho ukora ugategereza, noneho iyo ubirangije uhita uza aha handitse Global Universal, akaba ariho ukora. Reka tuhakore, ugategereza, noneho warangiza ugahitamo iyi nimero, iyi y'inshinwa. Aha ndakeka mwabibonye, reka naho tuhakore. Wabirangiza ugakora ahanditse next step, ukora kuri next step. Aha, iyo umaze gukora kuri next step rero uraza ugakora kopi ahangaha, ndakeka ahangaha ugakopiya iyi link. Iyo umaze gukora kopi yayo uhita uza ahanditse SMS, warangiza ugakora kuri send. Bahita baguha open with SMS, ugakora kuri SMS just once, ugakora kuri just once. Hanyuma application iti kujyana muri SMS. Ubwo kubera yuko nimero nashyizemo iri kuri simu ya mbere, ndabihindura nindangiza nkore send. Aha murabona yuko ntabwo yagiye kubera yuko nta mafaranga ariho. Ni ukuvuga ngo rero iyo hariho amafaranga SMS ihita igenda. Aha yamara kugenda noneho ugasubira muri application, ugakora ahanditse aha handitse I have sent, ukora aha hantu handitse I have sent verification string. Hasi murahabona. Aha reka mpabereke, ni ahangaha, aha hasi, noneho ukahakora, warangiza ugakora confirm, ugategereza. Murabona yuko verification ibaye successful. Hanyuma ugategereza, noneho urabona ubu uyu muntu account maze kuyimufungurira. Ikiba gikurikiyeho rero ukora ahanditse ngo tap to mine delta, muri aka kantu karimo hano, aha niho ukora. Wamara kuhakora rero application ihita ikuzana hano kuri iri jambo, murabona harimo ahantu handitse mine, uhita uza ugakora ahantu handitse mine. Aha urabona mining yatangiye, noneho yinjiriye kuri iriya ID. Murabona yuko ubu yatangiye kumayininga. Abantu bashaka rero gukoresha iyi application mwagenda mukoresha ubu buryo mberetse. Niba hari ikibazo cyangwa se hari comment, wajya muri comment hasi ukatwereka, ukatubwira uko bimeze, cyangwa se niba hari igitekerezo ukatubwira,
abashaka referral ID muragenda mujye muri comment cyangwa se muri description ya video muri bubone referral ID. Niba uri mushya ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajya uyibona mu bantu ba mbere. Kandi niba video hari ikigufashije ntubure kuyoherereza bagenzi bawe nabo kugira ngo ubafashe. Murakoze naho ubutaha.